Ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Ubuzima bufite intego. Imikorere y'abagaragu nyakuri. Ushaka kuba ukomeye agomba kuba umugaragu w'abandi. Mariko 10:43. Uzamenya icyo bari cyo niwitegereza ibyo bakora. Matayo 7:16. Uburyo bwo gukorera Imana ni ugukorera abandi. Isi yo ivuga ko gukomera ari ukugira ubutware, ubutunzi, kumenyekana n'umwanya wo hejuru. Iyo ushobora gutegeka abandi bakagukorera, ubwo uba wabashyikiriye. Muri iki gihe cyacu kigendera ku muco wa ngewe, kwitwara nk'umugaragu w'abandi ntabwo ari inyigisho ishishikaza rubanda. Ariko Yesu we yavuze ko gukomera bigaragarira ku byo ukorera abandi kuruta umwanya ufite. Imana ipima gukomera kwawe ireba umubare w'abantu ufitiye akamaro kuruta kureba umubare w'abagukorera. Ibi bitandukanye cyane n'uburyo bw'isi, ku buryo bitugora kubisobanukirwa ndetse bikarushaho kutugora iyo uvuze kubishyira mu bikorwa. Abigishwa ba Yesu begeze kujya impaka bibaza umukuru muri bo wari we. None imyaka 2000 nyuma yaho, abayobozi ba gikristo baracyarwanira imyanya no kujya hejuru mu itorero, mu madini no mu miryango ya gikristo. Ibitabo ibihumbi n'ibihumbi byaranditswe ku buyobozi, ariko hari bike cyane byanditswe ku kuba umugaragu w'abandi. Abantu bose bashaka kuba abayobozi, aho ushaka kuba umugaragu. Buri wese yahitamo kwambara inyenyeri ari generali kuruta kuba umusirikare usanzwe. Abakristo iyo biswe kubikosoye bashaka kuba abayobozi b'abagaragu, ariko batabaye abagaragu gusa. Ariko gusa na Yesu ni ukuba umugaragu, niryo zina yise. Nubwo kumenya imiterere yawe ari ngombwa ngo ushobore gukorera Imana, kugira umutima w'umugaragu bigira umumaro kurutaho. Ujye uhora wibuka ko Imana yakubumbiye gukorera abandi, ntabwo yakubumbiye kwirebaho. Nutagira umutima w'umugaragu, uzagira ikigeragezo cyo gushaka gukoresha impano zawe kubw'inyungu zawe bwite. Uzagira ndetse n'igishuko cyo gushaka kuzitwaza nk'impamvu yo kudakora imirimo imwe n'imwe. Rimwe na rimwe Imana igerageza umutima wacu iduha gukora imirimo itandukanye n'impano zacu. Iyo ubonye umuntu aguye mu mwobo, Imana ishaka ko mufasha kuvamo kuruta uko utangira kwitwaza ngo ibi si ibyanjye kuko ntafite impano yo gutabara cyangwa yo gufasha. Nubwo ushobora kuba udafite impano yo gukora umurimo uyu n'uyu, Imana ishobora kuguhamagarira kuwukora iyo ntawe ufite iyo mpano uhari. Umurimo wawe w'ibanze uzabaho imiterere yawe ikwerekeza, ariko umurimo wawe w'inyongera uzabaho ukenewe hose mu gihe runaka. Imiterere yawe yerekana umurimo waremewe, ariko kugira umutima wa kigaragu nibyo byerekana ikigero cyo gukura kwawe. Ntabwo bisaba impano runaka yihariye cyangwa ubuhanga ushobore gusigara nyuma y'amateraniro usukura aho mwateraniye cyangwa uterura intebe. Buri wese ashobora kuba umugaragu, icyo bisaba ni umutima ubikunze. Umuntu ashobora gukora mu itorero ubuzima bwe bwose ariko atari umugaragu. Ugomba kugira umutima w'umugaragu. Wamenya ute rero ko ufite umutima w'umugaragu? Yesu yaravuze ngo uzamenya icyo bari cyo niwitegereza ibyo bakora. Abagaragu nyakuri bahora hafi biteguye gukorera abandi. Abagaragu ntabwo buzuza amasaha yabo n'ibindi bintu byatuma bataboneka mu gukorera abandi. Bahora biteguye kwitaba iyo babahamagaye ngo bakorere abandi. Nk'uko abasirikare bahora biteguye, n'abagaragu nabo bagombye guhora biteguye. Umusirikare uri ku kazi yirinda kwivanga mu by'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo ashobore kunezeza uwamuhaye ubusirikare. Niba ukorera abandi iyo wumva bitakubangamiye gusa, ubwo ntabwo ufite umutima w'umugaragu. Abagaragu nyakuri bakora ibyo basabwa kabone n'iyo bibabangamiye. Ese uhora witeguye gukorera Imana igihe cyose yagukenera? Ishobora guhindura imigambi yawe ntibigutere kwitotomba. Iyo uri umugaragu ntabwo wihitiramo aho uzakora n'igihe uzagirayo. Kuba umugaragu bivuga guhara uburenganzira bwo kwikorera gahunda y'ubuzima, ukemerera Imana guhindura ibyo ukora igihe ishakiye. Nuhora wiyibutsa uko utangiye umunsi mushya ko uri umugaragu w'Imana, ibikurogoya ntibizongera kugutera umujinya ukundi, kuko gahunda yawe y'ukuri izaba igizwe n'ibyo Imana izajya ihitamo kuza. Abagaragu babona ibibarogoya nk'uburyo bushya Imana ibibahaye bwo kuyikorera, bityo bakishimira umwanya bahawe ngo bitoze gukorera abandi. Abagaragu nyakuri bita ku bukene bw'abandi. Abagaragu bahora bagenzura uburyo bwose babona ngo bafashe abandi. Iyo babonye ikintu gikenewe, bihutira gushaka uburyo bwo gufasha, nk'uko Bibiliya bitegeka ngo uko tubonye uburyo tugirire bose neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Iyo Imana ishyize imbere yawe umuntu ufite ikibazo, ubwo ibiguhaye uburyo bwo gukura mu kuba umugaragu. Ubone neza ko Imana ivuga ko ubukene bw'abo mu nzu y'abizera bugomba guhabwa umwanya wa mbere, aho kubushyira ku murongo wa nyuma w'urutonde rwawe rw'ibyo ugomba gukora. Kenshi duhusha ibihe byo kugirira neza abandi kubera kutabyitaho.
cyangwa kutihutira gukora ibyo umutima wacu tubwira. Ibihe byo gukorera abandi ntabwo bikunze kuramba, bihita vuba kandi kenshi ntibigaruke. Nubona uburyo bwo kugirira umuntu neza, ujye wihutira kubikora. Ntukarerege mugenzi wawe umurindiriza ejo niba ufite ubushobozi bwo kumufasha uyu munsi. John Wesley yari umukozi w'Imana w'igitangaza. Intego ye yaravugaga ngo jya ukora ibyiza ushobora gukora byose, ukoresha uburyo bushoboka bwose, aho bishoboka hose, ibihe bishoboka byose, ku bantu bashoboka bose, uko uzaba ushoboye kose. Ibyo ni byo gukorera Imana nyakuri. Ushobora kubitangira ureba uturimo dusuzuguritse tudafite umuntu n'umwe utwitaho, ugakora utwo turimo nk'aho ari imirimo ikomeye kuko Imana iba irimo kubireba. Abagaragu nyakuri bakoresha neza ibyo bafite. Abagaragu ntabwo bishakira impamvu zo kudatabara ngo barazike ibintu cyangwa bategereze ibihe byiza. Abagaragu ntabwo bigera bavuga ngo umwe muri iyi minsi cyangwa ngo igihe gikwiye nikigera. Bakora ibyo bagomba gukora batarindiriye icyo ari cyo cyose. Bibiliya iravuga ngo nuhora utegereje ibihe byiza ntacyo uzigera ugeraho. Icyo Imana igushakaho ni ugukora ibyo ushobora gukora ukoresheje ibyo ufite aho waba uri hose. Umurimo kabone n'iyo waba udakoze byuzuye uruta guhora mu migambi myiza idasohoza. Impamvu abantu bamwe batagira icyo bakorera abandi ni uko bahorana ubwoba ko badafite ubushobozi buhagije bwo gufasha. Abo baba baremeye ikinyoma kivuga ko gukorera Imana ari byo abantu bagaragara cyane. Hari amatorero yashyize icyo kinyoma imbere, ashyira hejuru gukora neza by'agahebuzo, bityo abantu bafite ubushobozi buciriritse bagashidikanya kugira icyo bakora. Wenda waba warigeze kumva aho bavuga ngo niba udashobora kubikora neza by'agahebuzo we kwirirwa ubigerageza. Mu by'ukuri Yesu ntabwo yigeze akoresha bene ayo magambo. Ubundi tuvugishije ukuri, buri kintu cyose dukoze bwa mbere tugikora nabi. Uko niko twese twiga. Mu itorero Saddleback hari ihame ryiswe ibyiza muri rusange. Ibyo bisobanurwa ngo si ngombwa ko ibintu biba nta makemwa ngo Imana ibikoreshe kandi biha umugisha. Twahitamo guha umwanya abantu basanzwe ibihumbi bagakorera itorero kuruta kugira itorero nta makemwa rigizwe n'abantu b'ibihangange bake. Abagaragu bakora buri murimo n'ubwitange bwose. Ibyo bakoze byose abagaragu nyakuri babikora babikuye ku mutima. Uko umurimo ungana si byo by'ingenzi. Icyo bo bareba ni ukwibaza ngo ese uyu murimo ugomba gukorwa? Nta na rimwe uzigera ugera ku kigero mu buzima aho gukora uturimo duto biba bitakigukwiye. Nta na rimwe Imana izigera igusonera gukora ibintu bisanzwe. Ni kimwe mu nyigisho fatizo zo kukuremamo umutima ukwiye. Bibiliya iravuga ngo niba wibwira ko ukomeye ku buryo utafasha undi, uri mu bibazo, uba wibeshye, ubundi ntacyo uri cyo. Mu tuntu duto niho dukurira tugasa na Kristo. Yesu yakundaga kugaragara akora imirimo iciriritse ubundi abandi basuzugura: koza ibirenge, gufasha abana, gutegura amafunguro, gufasha ababembe. Nta murimo n'umwe yumvaga arenze kuko yivugiraga ko icyamuzanye ari ugukorera abandi. Ntabwo ibyo yabikoraga ashinyirije kubwo kubangamira gukomera kwe, ahubwo nibyo byamugiraga ukomeye kandi yifuza ko dutera ikirenge mu cye. Gukora uturimo duto kenshi byerekana umutima wagutse. Umutima wawe w'umugaragu ugaragarira mu dukorwa duto abandi badatekereza gukora, nk'igihe Pawulo yatoraguraga inkwi zo kota igihe bari barohamye mu nyanja. Nawe yari ananiwe nk'abandi bose, ariko yitangira gukora ibyo buri wese yari akeneye. Nta murimo n'umwe uzumva ugushujuguje iyo ufite umutima w'umugaragu. Uburyo bwiza bwo gukora kenshi buza bwihishe mu turimo duto. Utuntu duto mu buzima kenshi nitwo tuvamo ibintu binini. Ntugahore ushakisha ibintu bikomeye wakorera Imana. Ukora ibyo ubona ari bito, Imana izakugenera ibyo yumva bikwiriye. Mbere yo gushaka ibikomeye, ubanze wimenyereze gukora ibisanzwe. Haboneka abantu benshi bashaka gukorera Imana ibintu bikomeye, ariko abashaka gukora uturimo duto bahora ari mbarwa. Umuhanda ujyana ku buyobozi ubyiganirwamo na benshi, ariko ikibuga cy'abashaka kuba abagaragu cyo ni Kigali. Rimwe na rimwe ukora ibikuzamura bikwegereza abakomeye mu buyobozi, ubundi ugakora ibigucisha bugufi mu bantu boroheje bari mu bukene. Aho waba ukora hose uzagira umutima w'umugaragu niba umenyereza gukora ibikenewe byose. Abagaragu nyakuri baba indahemuka mu mirimo yabo. Abagaragu barangiza neza imirimo batangiye, bagasoza neza inshingano zabo, bakubahiriza amasezerano kandi bagasohoza neza ibyo batangiye. Ntabwo basiga umurimo hagati kandi ntibadohoka niyo bahura n'urucantege. Bahora ari abiringirwa kandi bakaba abajyamugambi. Kuba umwiringirwa ni umuco utaboneka kuri benshi. Abantu benshi ntibazi agaciro k'ubwitange. Benshi batanga amasezerano batabishyizeho umutima, bakayica nta mususu iyo bahuye n'akabazo ako ari ko kose, kandi ntibibatere isoni cyangwa ikimwaro. Buri cyumweru hari amatorero menshi cyangwa imiryango bigomba gushakisha uburyo bwo gusimbura kuko abakorerabushake baje batiteguye cyangwa bataje, ubundi ntibanirushye bamenyesha ko batazaboneka. Ese abandi bashobora kukwizera? Ese
hari amasezerano watanze ukeneye kubahiriza? Ese hari indahiro wakoze ukeneye gusohoza? Cyangwa se hari ubwitange wasezeranije ugomba gutunganya? Icyo ni igipimo. Aho niho Imana ipimira ubudahemuka bwawe. Nutsinda iryo geragezwa uzabarwa mu bandi biringirwa: Aburahamu, Mose, Samweli, Dawidi, Daniyeli, Timoteyo na Pawulo, abantu Imana yahamije nk'abagaragu b'Imana babiringirwa. Ikirutaho, Imana yasezeranije kuzahemba ubudahemuka bwawe nugera mu buzima bw'iteka. Tekereza kuzumva umunsi umwe Imana ikubwira ngo nuko umugaragu mwiza kandi ukiranuka, wakiranutse mu bike, none nzakwegurira byinshi. Nuko injira mu munezero, twishimane. Tukivuga kuri ibyo, reka nkongerereho ko abagaragu b'Imana batajya bagira ikiruhuko cy'izabukuru, bahora biringirwa igihe cyose baba bagihumeka. Ushobora gufata ikiruhuko cy'izabukuru mu mirimo ukora, ariko ntuzigera ujya mu kiruhuko ku byerekeye gukorera Imana. Abagaragu nyakuri bakora baciye bugufi. Abagaragu ntabwo bishyira hejuru cyangwa ngo bashake kugaragara. Aho gukorera kumenyekana cyangwa kwambarira kwiyerekana, bakenyera kwicisha bugufi kugira ngo bakorere abandi. Iyo bamenyekanye kubera imirimo yabo, babyakirana guca bugufi, ariko ntibareke icyubahiro kibarangaza ngo bibakure ku murimo wabo. Hari aho Pawulo avuga umurimo ugaragara inyuma nk'ukozwe mu mwuka, ariko mu by'ukuri ari ukwishushanya gusa, bikaba ari ibintu bikorewe kugaragara no kwiyerekana. Ibyo yabyise gukorera ijisho. Umurimo ukora kugira ngo abantu bakubone, ngo bamenye ko uri umunyamwuka. Icyo nicyo cyari icyaha cy'abafarisayo. Gufasha abandi, gutanga ndetse no gusenga bari barabihinduye nk'ikinamico yo kugira ngo abantu bababone. Yesu yangaga bene iyo myitwarire, kandi yasize ababuriye agira ati: nimukora ibyiza ntimukabikorere kugaragara, kuko nimugira mutyo ntimuzabona ingororano ya so uri mu ijuru. Kwigaragaza no kuba umugaragu ntabwo bivangwa. Abagaragu nyakuri ntabwo bakorera kwemerwa no gushimwa n'abantu, baberaho gushimwa n'umwe gusa. Nk'uko Pawulo yabivuze, iyo mba nkishaka kunezeza abantu, sinaba nkiri umugaragu wa Kristo. Ntabwo uzasanga abagaragu benshi bicaye bota izuba ryo kumenyekana. Ubundi uko bishoboka, bene aho barahahunga. Banezezwa no gukorera mu mutuzo kure y'amaso y'abantu. Yozefu ni urugero rwiza rw'ibyo. Ntabwo yigeze agerageza kwiyamamaza, ahubwo yakoreraga shebuja Potifari yicishije bugufi. Nyuma akorera umukuru wa gereza yari afungiyemo, nyuma akorera umugaragu wari ushinzwe imigati ya Farawo n'uwari ushinzwe vino ye. Kandi iyo myitwarire Imana yayimuhereye umugisha. Ubwo Farawo yari amuzamuye akamushyira hejuru, yakomeje kugendana mu mutima w'umugaragu, kabone n'imbere ya bene se bari baramugambaniye. Ikibabaje ni uko hari abayobozi benshi batangirana umutima w'umugaragu, bakarangiza barahindutse ibihangange. Iyo bageze aho bararikira guhora bagaragara, bakibagirwa ko iyo amatara ahora agutunze mu maso, bigeraho bikagutera ubuhumyi. Ushobora kuba urimo gukorera Imana ahantu hato hadatuma ugaragara cyane, ukumva ntawe wibuka kubaho cyangwa abakwitayeho. Umva neza, Imana yagushyize aho uri kubera impamvu. Izi n'umusatsi wose wo ku mutwe wawe, kuko wose yawubaze, kandi yo izi aho ubarizwa. Uguma aho yagushyize kugeza igihe izahitamo kuhagukura, kandi igihe izashaka ko ujya ahandi izabikumenyesha. Umurimo ukora ufite agaciro mu bwami bw'Imana. Ubwo Kristo azerekanwa, namwe muzerekanwa uko muri by'ukuri muri ubu buzima. Igihe mugitegereje, mwishimire guca bugufi. Muri Amerika hari inzu zigera kuri 750 zigaragaza amazina y'ibihangange ku isi. Hari ibitabo birenga 450 bya ninde uvugwa muri iki gihe, ariko ntabwo uzasanga amazina menshi y'abagaragu nyakuri muri bene izo nzu cyangwa bene ibyo bitabo. Kumenyekana ntacyo bibwira abagaragu nyakuri, kuko bo baba bazi gutandukanya kumenyekana no kugira agaciro. Hari ibice byinshi by'umubiri wawe bigaragara cyane, nyamara bishobora kuvaho ntibigire icyo bigutwara. Ibice by'ingenzi by'umubiri wawe ni ibihishe bitagaragara. No ku mubiri wa Kristo niko bimeze. Kenshi imirimo ifite akamaro kanini nitagaragara. Mu ijuru Imana izahemba benshi mu bagaragu bayo bakoze batagaragara kandi batazwi. Abantu tutigeze tukumva bavugwa mu isi. Abantu bitangiye kwigisha abana bafite ibibazo byo mu mutwe, abakoresheje igihe cyabo basukura abageze mu zabukuru batakimenya kwiyitaho, abitaye ku barwayi ba sida, n'abandi bazaba barakoze mu buryo bwinshi butagaragara. Ubwo umaze kumenya ibi ngibi, ntucike intege. Nubona imirimo yawe itaboneka cyane cyangwa abantu ntibibuke ko unayikora, ukomeze ukorere Imana gusa. Mwirundumurire mu gukora imirimo y'umwami, mwizera mudashidikanya ko imirimo yanyu n'imihati yanyu kubwe itazapfa ubusa. N'akarimo gato ntabwo Imana ikirengagiza, kandi byose izabiguhembera. Ujye wibuka aya magambo ya Yesu ngo, kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye. Ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.